Bakunzi ba Rita TV show tubahaye ikaze muri aka kanya turi kumwe na Rita mwenyewe. Rita uraho? Muraho neza. Ngaho suhuza abakunzi bawe rero duhe nikaze kabisa nubwo yari iwanyu nako nanjye nari maze kubaha ikaze da. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rita TV show uyu munsi wa none ubu mwegere hino mutera gatebe tubaganirira ikiganiro cy'uyu munsi wa none. Dushora itiku. Ntago ari itiku turavuga ukuri. Tuvuga ukuri ariko kuvanzemo ni itiku rega nabundi butikuye uzanye umuntu nk'umuntu tewe witorokeye. Ariko nibo babyitera. None se abantu bavuga ngo bamubonye. Ase tewe yaratorotse urambaza ngo tewe yaratorotse. Usukuri ntukuzi. Yagenze gute? Ngo ari kurembase? Tewe ntago yatorotse rwose. Yagenze gute? Yaje muri mission. Tewe yaje muri mission. None ngo ashaka gukora iki? Abantu bamwe ngo Tewe yageze hano atangira kujya hamagara buri munyamakuru umwe kuri umwe amubwira mubahigwa kandi nawe ngurimo. Nje nago aramamagara. Ntago navuzwe. Ariko abavuzwe barahari. Yavuze yuko Bosco Impa yahigwa. Avuga yuko Mama Beba higwa. Avuga yuko Ezekiel ahigwa. Avuga yuko Nkusi w'Imana higwa. Na Robert ahigwa. Kabera. Ngo muri ku rutonde rwabo bashaka gushimuta bakabayica cyangwa bakasinza aho bazabashyira. Ariko reka nkubwire witera ubwoba. Uyu mutipe twamaze kumenya. Iyo nitera ahubwo uri n'igicucu. We baragutuma bakaguha amafaranga. Warangiza ukagenda ukagagara muri embassy ugatangira ugahamagara ukica umuti. Ubu bose barakumenye. Mission ye arashaka abanyamakuru babinshuti ze bakorana na Jarike Habyarimana kugira ngo agere kuri Jarike Habyarimana ajya reportinga we abone uburyo azajya reportinga amakuru meza cyane muri RIB. Ntaguciye mu ijambo gato. Ni gute waba uhunze u Rwanda? Warangiza nta kigaragara ashyira hanze ngo avuga ati byagenze gutya na gutya. Yavuze mayi ngo yahunze abantu batanu ngo akunda Kagame akunda na RPF ngo numwana w'icyama ngo ariko arakora iki muri umuntu yahunze yambase nose yuje muri mission hano ugenda kinyime na sheria urana avuye hariya aho bamubonye ari yakinuza uziko bamubonye ni he hariya Gisoro avuye Gisoro hari mu gitondo kare bamubonye nuko rero arikomereza umuntu aramamagara ngo Roba uyu muntu si mushiti wawe witwatewe ko tumbona hano niba yahunze niba ari mu biki namwe ndumbonye hese atari wenyine hano Gisoro niba we se ngerageze se kumuhamagara ndebe ko namugira inama ava ngo Gisoro ni muri zone y'inkotanyi gusa awe mutipe nawe niyo nawe yari yo nubu nanjye gushyanuka ngo umuhamagara ke Imana irandabura. Ariko ngiye nakomeje kumva ibiganiro bye. Ndumva ibiganiro bye byose ukuntu avuga icengera aca ku ruhande ngo yahunze abantu batanu. Ariko batanu shirishamo ikintu arashaka abanyamakuru arimo arakekeranya ko hari ibifi bya rutura hano bikorana na Jarike Habyarimana. Birimo nibo baba abashaka kugira ngo aze kuneka atanga amakuru yabo. Rero reka narangiza noneho umuti kuno ugiye kugenda se mbikubwira Rita. Akeneye ko bamuconnectinga na Jarike noneho Jarike nawe abaguye mutego kuzajya nekwa. Ako sinze se kuko uburiya ubusubuswa. Inkotanyi zigeza harende mugose batuma umuntu nk'uyo ngo mutumeze kuneka kwete. Honyine binamugaragaraho ku maso ntago ari impunzi. Ntago ari impunzi n'uburyo. Gose nuko n'uburyo uvuga n'uburyo ugaragara ntago ari impunzi. Bya ntago ari impunzi tata. Kuko impunzi iba open. Ikavuga icyo yahunze. Ariko uyu munsi nejo twaramugogereye turamubura kuronza kuri registration. Nago yasanze badakoze nawe. Kandi business ko ari muri embassy. Bana yanjye. Ese ari embassy. Ariko nayigumemo paka. Azayivamo asubiri wabo kamunaniye kuneka. Baramucumbikiye abantu bamufatiye inzu. Ngo abantu ari nabandi abana nabo. Kana yewe no muhanga. Ariko rero ikintu mu kwibaza nibaza se leta irunguka iki we arunguka iki? Mu byukuri tuvugisha ukuri. Tewo aho uri wameshe kamwe. Asa niba atari impunzi ko avuga ko yasize inzu nziza. Akavuga ko umugore yari afite akazi keza.
gute wafashe umugore wawe n'abana mugasubira mu gihugu ko nta kibazo wagize? Rega akazi k'umugore karahari yewe. Ese ubundi reka nkubaze. Tega amatwi. Umugore afite akazi. Ntago yigeze akirukanwaho, ntago yigeze gahagarara, karajya imbere. Mission nirangira azasubira mu kazi. Biriya byose leta izakavaringa, bills izakavaringa buri kimwe cyose, akazi ni karangira ari kuri mission. Bagenzi, dewo wegendesereze mu ruganda. Wigendesereze. Kuko abanyamakuru bari hano muri Uganda bacanye ku maso. Ni benshi kandi barize. Bafite ubwenge. Ntago ari ukwiga ukundi. Mubwire tubacanye ku maso bari stade ntago wapfa kuza ngo ntago wapfa kubatoberaho buri miro. Wowe uraza uvuga ngo ngo ugahamagara umuntu ngo bari ku rutonde rw'abicwa. Koko kugira ngo bahangayike either barekeraho kuvuga akomana umutipe ari seriye kabisa. Oya ni nko gutera ubwoba, ni nko gutera ubwoba abantu. Ngo mwebwe ngo we na runaka ngo muri ku rutonde rw'abicwa. Ese ubundi icyo cyaho ubugerekaho amakuru turayafite. Icyo cyaho ubugerekaho u Rwanda ngo u Rwanda ruzaza rushimuta abantu babice. Ubundi nkeka ni maneko itafite ubwenge. Yarayariye avuga ubusa. Ntago mbyumva. Niko areshya ariko ryewe nagiye mbona n'ibiganiro bye bimwe na bimwe nkumva asa nkaho yataka hariya ataka hano ajya ku bintu bitandukanye. Mana yanjye ukwezi TV hano nk'ikiganiro yaherutse kwa uploadinga ikiganiro ngiki cya ngo Scovia na Swakim bagize ubwoba bwo kubasubira. Ako Scovia baramushakaho iki? N'uyu nawe yatatse Scovia kuko ubu Scovia yagikoreye ku gitangazamakuru cye. Aravuga ati iyo dukoze inkuru ibi ufite ikibazo mu buryo bubiri. Iyo ishimishije ubuyobozi abaturage barakurakarira. Iyo abaturage babyishimiye ubuyobozi nabwo buraturakara cyangwa se twakoze iyo ngiye avugagaho kandi byarangiye avuze ati niba Theo se yakora inkuru ku bantu bakomeye bakagirana ibibazo yazihoreye. Nawe yanzuye yuko izo nkuru dukwiye kuzireka. None se urumva koko adateye igisubizo adafite igisubizo n'intangiye bivuga. Aso twakoze iyo ngiye avugagaho kandi byarangiye avuze ati niba Theo se yakora inkuru ku bantu bakomeye bakagirana ibibazo yazihoreye. Nawe yanzuye yuko izo nkuru dukwiye kuzireka. None se urumva koko adateye igisubizo adafite igisubizo n'intangiye bivuga. N'intangiye mvuga ni ubwo no bwabo bizagera ubwo nta muntu utinyuka kuvugira. Akabiri bya byose ni niba ari leta yamutumye nabwo bigiye kumenyekana. 80% biragaragara ko afite mission yajeho n'umugambi agambiriye gukora. Uya nagwa ari impunzi nkuko bivuze pe. Oya ikindi nuko impamvu nukubera yuko ubuse wowe iki butareba niki Theo yaratumwe. Erega umuntu iyo yatumwe n'abantu benshi babyibaza. Uzarebe umuntu ahunze ari uguhunga koko. Ako kanya imitima y'abantu yinjiramo turiya muntu yahunze n'impunzi. Aya nabyo nyine ukuntu yagaragaye ahantu hatandukanye nibi bavuga ko yabonetse kuri embassy y'u Rwanda nabyo nagwa ari ibintu bisanzwe. Nta munzi ihunga u Rwanda ng'igikore embassy. Ubugiye gufata amabwiriza. Nta numwe ndabona w'impunzi wahunze. Niyo yaba ari maneko ikaba yagaragaye kuri embassy. Ibikaze rwose ntabwo byigeze bibahira. Maneko zaje kuneka abanyarwanda bari muri Uganda. Nta numwe byigeze bihira. Ntabwo bikunda ako uribuka undi bigeze gukubita bakenda kumwica. Wa musaza baramwitaga nde? Irene wagiye mu kagare uramwibuka? Uriye naramubonye amaso ku maso. Ariko ntiwona bimukeke wagira ngo ni umuntu ucuruza nk'ikira ari rwiyemeza mirimo mbese. Wagira ngo acuruza nabwo ibintu byoroshye.
kugira ngo acuruza nk'amatabi reka hojya tworohereye atembeye nk'abatembeye bakira washoboraga no kumukubitaho ikidomora akemera nk'umuntu nyine wiyoroheje ntaswe uyu nguyu utewuje ufite ibikabyo byinshi tewe biba bigaragara jewe rero ndabagira inama nibongera kubatuma mu bintu nk'ibyo mukaba mwumva mwabizamo gutyo fa jewe rero bambe ntago ndi kumwe namwe uwari wese nzamenya kabone niba uri na murumuna wanjye hano nzagutanga pe ibyo uko byagenda kumenya icyo mugomba kumenya nuko umuntu apfa umunsi we wageze none se ugize ngo abo ngabo ese ubundi bamuje kunekeke ko abantu batari mu gihugu cyanyu ko ntawe bakubise n'urushyi ese abahungira mu Rwanda abanyuze mu Rwanda abanyuze mu Rwanda bahunga bo ko batigeze bakurikiranwa gutyo nkuko abanyarwanda bari gukurikirana ariko ugiye ukurikirana ibiganiro byatewe yakoze kuri uyu mubyeyi no kuri uyu mubyeyi uyu nguyu bamwita nde Uwimana uyu impunzi Agnes ubikurikiranye shatewe yaratumwe nyine ariko rero jewe nibuka n'igihe yagendanaga na Scovia bajya ngaho hehe ngaho Goma barahira ko abana na Kagame batazahemukira igihugu bazabagwa inyuma ariko n'ubu ngubu yabisubiyemo ari mu buhungiro niba ari mu buhungiro niba ari gatumwa n'ubu yabisubiyemo ko atazahemukira u Rwanda bimenyesha yuko rero wa mugabo we ntabwo uri impunzi ahubwo niba ufite ubwenge umugande cyangwa umunyarwanda ntiwiyite impunzi kuko ntabwo uriyo na mushiti wawe yabivuyemo mushiti wawe ukunda cyane no muzi se Yago ngo jewe ndi inkotanyi yuzuye ariko yo kugenda asaba imbabazi biki bambe Yago mwihore n'inshuti yanjye ariko mukunda abizi ko mukunda niba ari impunzi niba ari umunyarwanda pyuwa niba ari umukongomani na akazi ke rwose Yago ni impunzi kuri social media ndamukunda uriya yikorera freestyle yiwe kandi abayoboke be bakaza ntawahutaza rwose ariko yasabye imbabazi mu Rwanda ngo agiye gutaha nawe nataha dukure icyugazi nose yatashye ako yagwamuretse nazi ikintu kimbabaza nuko yihoma ku bintu byo gutaha kandi akabizi naha kandi agira bare muri gasure oya nabihorere nawe opfa kuba ufite akajambo kamwe inama namugiye iri jambo bagomba kumenya opfa kuba watambutse kuri border wagera mu gihugu nk'iki cyangwa ikindi ukavuga uti nahunze ukidekarara nk'impunzi oya inama namugira we waba nabyo niba yumva umutima w'umukomanga yuko aramutse atashye mu Rwanda rwiwe rwamubyaye hari icyo yaba azabireka niba yumva ko ari free ari amahoro azatashye nta mahoro rwose niba utaragize icyo ukora mu Rwanda niba kandi utarigeze uba impunzi uri umunyarwanda rwose itahire sinumva n'impamvu asaba iki asaba uburenganzira bwo gutaha ariko se ugiye gutaha abo waje uhunga bapfuye abo waje ahunga bapfuye urabura muhemukiye uzajya gusubize gute niba bakiriho rero sinzi nibaza impamvu usaba ngo utaha nagatwiko yayifitiye ko bazakomeza bakora iki baguharasinge none wisanga wageze mu Bugande kandi hari ikiganiro cya Kasamutwe jewe umuntu bavuga ngo ni impunzi ese nyambyemera nukuri ko Imana uyu mutipe we yaje ari gatumwa niyo mpamvu ndimo kubwira Uwimana ariko natinye kumwereza amafaranga kubera ko namaze kubona ko position ye yamaze kwidekarara nk'umuntu ufitanye ibibazo n'ubutegetsi ati kitonderwa ibiteye impungenge kuko bigaragara ko bifitanye isano na gahunda bafite yo kunshimuta hanyuma bakazabeshya kandi ngiye wijyanye nkuko basanzwe babigenza birahura n'amakuru nahawe ku itariki 20/5 uyu ni Theo ahagata nde Uwimana Nkusi Agnes 2024 avuga ko bamaze gutegura umugambi mubisha ndetse ko bamaze kohereza abagomba kuwushyira mu bikorwa hanyuma arandika ati umunyamakuru Nkusi Agnes Nkusi Uwimana Agnes ndibuka ko igihe cye
ufite ngiye namubuze cya gihe cya Rwanda Classified kuko basaga naho bamukomozaho ko adahari ko na byasi adahari bukeye atangiye kurambirwa abona kujya Burayi bitari gukunda abona no atangira gusaba uko yagaruka impamvu ngo yabaye ikirumira habiri abantu bo mu nzego bamufashaga imbere bari mu yitabaje ariko boretse ndarajya kure iki kintu ndashaka tubijyanishe neza kandi naho bigereranya rumwe aba ni abantu babiri batatse Nkusi w'Imana Agnes ikintu bamwatakiye ni babiri umwe ni Karegeya Omari uwa kabiri ni nguwo Theo Ukwezi TV noneho bombi uwa mbere yaratorotse uwa kabiri bare bashize ngo nuwe namba 2 mu gutoroka mugenzi we uyu nguyu Karegeya nawe arabyivugira ati nyuma ya Theo Ukwezi nigiye utahiwe guhagatwa none abo ni nabo biteretse dore hashize umwaka barimo guharasinga umuntu witwa nde Uwimana hasi bingibi wobyanisha babona ari ibiki koko sigatumwa mbijyanishije urutunga mukaso rugatwara nyuko urwifuza mukaso rugatwara nyuko noneho bishatse kuvuga ko bifuje ko wenda rutwara Agnes baramuharasinze cyane Agnes kandi yari afite ibibazo bimutwaye bimuvana mu gihugu ariko nabo wenda nago rwamutwaye ndwe rubazana ariko rero kandi yewe nago ndishobora ko bahunzeho n'abajyamari uyu mujyamari mo guhunga nago ari mu guhunga biri yahunga atahunga ntari iwe mu Rwanda ari muri mission nago ameze nkawe nago ameze nka Robert azamuhagama numvaga byibura twakumva kandi kantu hano ukuntu bamugeze bari bo yitabaje ariko baramaze kuziruko bati ntabwo twahora muri uru aho kantu ntabwo twahora muri uru ni message nzi neza umuntu w'umuyobozi urumva yandikiye umuntu avuga ati Agnes dore baravuga ngo ahunze menace z'ubuyobozi aravuga ati uriya twaragerageje abahindagurika reka ubutumureke niko kurumira betse kubwira aho kurumira hari bibiri bishingiye ashatse kugaruka abizi neza ko yaneye mu mateke noneho ashaka umuntu wamuhuza n'abamufasha kugaruka mu Rwanda amukozeho aramubwira ati reka ndebe atariko ndabizi ko ibyaye byabaye too much atariko reka ndebe umuntu wadufasha ababodaboda baho bati wa Agnes nabahamagara babandi baruguru ariko jewe rero ndimo ndumva ari nko bisa nkaho ari uguhagata umuntu atabitayeho Agnes ntago ateze kuzabasubiza kuko ntago bameze kimwe umuntu w'umubyeyi ngo aneye mu mateke kweri iyo nta kibazo ngo aneye mu mateke hanyuma se waneye mu yahe ako ari ku mission ari ku mission nawe ashobora kuzayanyamo cyane kugira ngo mission ntizishya mission zirashya cyakore izashya umugani kubera ko icyo nzi cyo ntago ashobora kuzabona umuntu witwa Habyarimana Jean-Luc ntago bizamworohera kumubona uko byagenda kose ntago Jean-Luc azemera guhura n'uyu mutipe ntago azabona iyo mission yo yarahiye pe radio ako se Jean-Luc Habyarimana ubona ari umuntu wagakwiye guhura na Theo se ngo amufashe iki nabatari we barananiwe nabatari Theo ngo amufashe iki abo ngo bafite security yabo ibya Jean-Luc sinkeneye kubyinjiramo ariko Theo icyo nzi cyo nuko watuma aho uri hose urarya uri menge pero ngira ngo wenda tugana ku musozo wagira icyo uvuga cyanyuma na nyuma ukamugira inama tukanasoza icyo nagira inama Theo nuko yareka ubutumwa yajemo gukora ntushaka ubusubike rwose kuko nta abantu wajemo ntago boroshye acire birarura kuko ntawe uzabona Theo wumvise Theo mushuti wanjye ni byinshi twakoranye ariko up to now njyewe nakugira inama yo kunyerera ukisubira mu Rwanda ubundi cyangwa ukideklarara nk'impunzi niba uri nayo
hari benshi cyane baha mission bakagera inaha bakabona bidakwiriye bakahita bakora iki bigumira hano kuko n'ubundi u Rwanda rero rushya sawa twasezeye bye bye nakagaruka